kuvuka imbabazi zawe Mwami Yesu nizo zaratuzanyaga turakwinginga rero ko neza yawe ntukiri dukoze Mwami turahenguka bari barwaye barahenguka barahenguka bari bashonje barahenguka Mwami Imana babone icyo kurya bari bambaye ubusa barahenguka Mwami Yesu ubambike Mwami Yesu dukoze icyo kiganza cyawe kiduhembure tugiye kugira ijambo ryawe turatuje kugira ngo umwuka wawe wera azavugire muri njye maze umutima wanjye yumve nyamara n'imitima ya bene data yumve n'izina ry'Umwana Yesu Kristo amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. tuzize ibicumuro n'ibyaha amen tuzuye mu mva z'ibicumuro n'ibyaha ubwacu twari twarakoze cyangwa se ibyaha by'inkomoko twari dufitemo n'uruhare ariko Kristo Yesu ashimwe we yabituzuyemo tukaba twibazima haleluya turashimira rero Imana ko mwabashije kuza mu nzu y'Imana Imana ibamugisha indukira mwene subuzi umubwire ngo umwana w'Imana kubera ko ufite ikimenyetso cy'iki cy'Imana cy'Imana ashimira Imana cyatsinze iki cyumweru cyose batwongeye kugaruka amahoro tukaba tutarapfuye kuba barushingiye tutarwaye mu gice cy'ibitaro tukaba tutaravuye ngo tubiveho amen. Ibyo ni ibitangaza bikomeye cyane Imana yadukoreye Imana ibamugisha Yesu Joyce umubyeyi twaretse n'abana kandi bimwe bashobora bagize itsinda ry'itorero ryitwa Kingdom Fellowship Church haleluya. Ndashimira Imana kuko ijambo tumaze kumva reka mbabwire bene data aya magambo cyangwa ijambo ry'Imana haba urivuga haba uryumva uzajya urifata nk'iryawe amen. Munize akanya gatoya munize amaso yanyu n'amatwi yanyu n'imitima yanyu nzagerageza gukora vuba ngo tugere ku ntego amen. ariko bavuga ngo aya magambo twumvira hano nandi tujya twumvira hano nandi tujya gusoma amen. ujye iri jambo niba urivuga iri jambo niba uryumva ujye urifata nk'iryawe amen. abarivuga bamwe barivuga nk'ababwira hano ntabwo barabibwira mbere ukagira ngo njyewe namaze kuva muri iyi si amen. nawe wicaye wabyumva ukavuga uti baramubwiye nuko ntarahari cyangwa nuko atuye numva icyo kintu amen. duhora tuyahererekanya njyewe n'utonda kubwira amazi ndakubwira amazi nawe yabyumva akavuga ati ngo baratubwiye amen. noneho bikarangira ya magambo Satani yaratwibye akayashoma tukamera nka bya magambo Yesu yavuze aravuga ngo ukubiti yasohora imbuto ye ngo aragenda ariha ngo zimwe zigwa mu maba amabara azimira izindi ngo zibwira ku butaka n'ibyo ziraza zirazikuku haleluya. iri jambo rero ntangirane ahubwo njyewe niba njyewe Imana yahaye umuntu Imana yahaye ngo mbigikoresho ni iryanjye nawe Imana yahaye umuntu ko kwicara ahangaha ni iryawe amen. n'ibivugwa bishyirwa mu
haleluya bavuga ngo bigeze bavuga ngo yigeze ko nta gatekerezo iteraniro n'ingo ryari rifite iteraniro rye none kwiraba ariko umukristo umwe aratwarana aza mu mvura aza gusenga haleluya pasiteri narumva niba ari kugenda atigishije arigisha wa mukristo watwaranye akaza bashoje aramusubiza ryari rikomeye wababwiye ariko ikibazo ntabwo bari bahagaze amen yumvaga ko babwira abana be bitamureba ariko ijambo ni njyewe kayitesi amen ntabwo ni ibyawe wowe wicaye ntabwo ari ibyawe runaka wasibye ngo uvuge ngo ariko runaka yaba ahari kuriya kuntu ameze ngo baba bamubwiriye utya ni wowe nanjye akagara amen tugiye kuvugana rero ku ijambo rivuga ku mwuka w'akamenyero uriya mwuka w'akamenyero uragira ngo ukazana ukazana undi mwuka w'uburara amen iyo myuka igenda iherekerana noneho ikindi ushatse kuvuga hejuru ya myuka y'ibi byose hari urukundo rw'Imana haleluya haleluya hari iki urukundo rw'Imana gusumba inkunga zose bari twakuraho amen Imana niko rwakuzaniye umwuka wera twahoze tuzi urukundo rw'Imana niko rutuma tudashira niko rutuma tukabyuka niko rutuma tugenda tukagaruka niko rutuma tugira intege nke tukongera tugahaguruka haleluya ni urukundo rw'Imana ndashaka kuvuga kuri iyi myuka ariko iyi myuka siyo nshaka cyane ndashaka kubera ko iyi myuka n'ubwiza hejuru yayo hari undi mwuka uzi ukayitwikira ukayikuraho amen yesu ashimwe dusome ijambo ry'Imana nk'uko biba byanditswe na Luka ibice 15 turahera ku murongo w'11 ese ahimbaza cyane turashimira Imana kuba bishopu muzima arimo arakorera Imana neza ahari kandi mukomeze mumusengere kugira ngo Imana ikomeze kumurinda no kuzamugarura amahoro haleluya amen 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 bahageze ngo dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 14 rero ku murongo wa 11 tugiye kureba inkuru irimo kuvugwa ku bana babiri ndetse n'umubyeyi wabo harimo abantu benshi muri iyi nkuru ariko ingingo y'ingenzi iri ku mwana umwe n'uwa kabiri mugenzi we amen niyo hageze gusomera umugani w'umwana w'ikirara kandi aravuga ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri umuhereza abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu umuririye nuko agabanya amatungo ye iminsi mike ishize umuhereza ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena aragenda hava ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga ariko ntihagira ubimuha nuko yisubiyeho aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza naho njye inzara itsinze hano reka mpaguruke ujye kwa data ubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe makame n'umugaragu wawe arahaguruka ajya kwa se agituruka kure se aramubona aramubabarira arirukanka aramuhobera aramusoma uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru
no mu maso yawe ntibimwiye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, kuko uyu umwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana w'imfura yari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina, ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara ati yanga kwinjira. Nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka myinshi gukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze kuma n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye, maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramusubiza ati mwana wanjye, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Amen. Haleluya. Amen. 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 Asoni fikurete izina ryanjye zajanira tagusa umusara bamutera. Amen. Haleluya. Iyi nkuru uyu mugabo w'umudogiteri witwa Dr. Luka yanditse iyi nkuru, ariko aya magambo ni amagambo Yesu yagendaga avuga ababwira inkuru. Amen. Cyangwa bacibwa iki umugani, ariko ati hari umugabo yari afite abana babiri. Ibihe binini Yesu yavugaga aya magambo, avuga ku Bisirayeli ndetse avuga no ku Bayuda. Amen. Ariko uyu munsi muri iki gihe cyacu, muri iki kinyejana cyacu, muri itorero, ntabwo turimo kuvuga Abayuda, ntabwo turimo kuvuga Abisirayeli, ahubwo turimo kwivuga twebwe itorero rya Kristo, umugeni wa Kristo. Haleluya. Amen. Uyu mugabo ngo yari afite abana. Umwana umwe mu gitondo arabyuka ati data n'ibyanjye. Uyu mwuka wakamenyero utera umwana kumenyera se. Urabyumva neza? Nimbivuga muri gutumva ababyeyi, bituma umwana agira gute? Amenyera se. Muri iki gihe cya none leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko ry'uko nta murage, kubera ko abana bicaga ababyeyi bashaka umurage. Amen. Umubyeyi aravuga abishaka, akabikora uko abishaka. Ariko uyu mwana yarabyutse mu gitondo aravuga ati data, ndumva maze kuba hano, ndumva maze kwita umwana muri uru rugo, ndashaka mu byo woroye, mu byo wakoreye, mu byo kuri serivisi zawe wakoze, umugabane wanjye. Amen. Ese arabyumva, arangije afata umugabane. Uyu wari umwuka w'akamenyero waje kuri uyu mwana. Umwuka rero w'akamenyero iyo uje ku muntu w'umukristo. Amen. Ndeba ari iyo uje ku muntu w'umukristo, iyo umuntu amaze kumenyera ibintu by'Imana, iyo umuntu amaze kumenyera itorero, iyo umuntu amaze kumenyera umurimo w'Imana, abikora nk'uko abyumva. Amen. Akazi igihe abyumva, agakora igihe abishakiye. Amen. Ibyo ntabwo bihagije. Igihe iyo kigeze aravuga ati oya, hariya n'aharani. Amen. Yaba mu ndege ntabwo ari amaraso y'umubiri. Haleluya. Amen. Amen. Iyo umuntu amaze kugira ibyo nabyo bivuyeho bijya kuyireka, unakavuga ati noneho ndaharangira
ndagiye impano zanjye ibyanjye ibyo bashyizeho data ndabijyanye ariko data ni umunyembabazi ni ukuri reka mbabwire iri jambo ryaje no kwa gatanu turimo gusenga hano umuntu iyo usenga iyo usoma biriki hari amagambo menshi uba wumva ufite cyane cyane wenda iyo ufite interineti yo guhagarara hano uba wumva wavuga iki n'iki ariko nari maze iminsi no kumva ariko Imana urumva ushaka kumbwira ibyinshi byanjye na bene data dutera numvira ijambo pe rinsheho ngerageza no kumva ayandi magambo ariko mwumvira ijambo ese ashimwe cyane numva rino jambo rirakomeza amen iri jambo rero ni iryanjye nawe ndashaka kuvuga cyane ku rukundo rwa data uyu mwana igihe cyarageze ngo aragenda ava kuri se ise ninde ni Imana data wa twese Yesu ashimwe cyane amaze kugenda ajya kure iki gihe tuvuga tuvuga umutima w'umukristo iyo umaze kuva ku Mana Satani awutwara kure ngo yagiye mu gihugu cya kure uyu munsi ntabwo njye nawe dushobora kwimuka muri ya matovu ngo twimuke mu itorero ariko imitima yacu ijya kure ikajya kure y'Imana ikajya kure y'ubuntu bw'Imana amen noneho Satani akayikoresha ibyaha bikomeye uyu mwana ngo yamaze kugerayo ngo noneho ngo inzara iratera kuko hari ubutunzi yari yajyanye arabwayabwayisha ubugoryi bwe nuko arangije atangira kujya gusangira n'iki n'ingurube amen uyu munsi iyo tuvuye mu buntu bw'Imana njyewe nawe iyo tuvuye mu byo dusabwa kuba turimo iyo tuvuye aho tugomba kuba turi amen Satani aratubonye amahirwe araza akagukoresha ibihe byose warumaze yakuze akamultiplying agakuba haleluya uyu mwana rero yaragiye ngo akora ibyaha noneho byinshi bikomeye ngo ajya gusangira n'ingurube numva icyo kintu ibi ni ibyaha ariko urukundo rwa data ararwo twivugiraho amen aho uyu mwana yiyitekerejeho umurongo wa 19 uyu mwana yaricaye arongera ariyitekereza haleluya Yesu ashimwe cyane umurongo wa 19 ariko ngo ntibikwiriye kwitwa umwana wawe ntakande iki umurongo wa 18 niho ngera ngo reka mpaguruke njye kwa data yari arimo yiyitekereza yiyigira inama aravuga ko ariko nubwo navuye kwa data nkatwara ibya data nkabyayishirari nkakora ibyangwa na data noneho reka asubire ngende musabe imbabazi bene data iki kintu cyo gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye amen ikintu kigoye nicyo kiguhesheje ku cyaha ni nacyo gitumye isi iri mu cyaha cyahereye kuri Adamu na Eva bamaze gukora icyo Imana yababujije Imana ije uzarebe nta n'umwe yigeze utanga umwana mbabuje Adamu yakoze umugore wawe umugore ati ushoka ubwo nayo bose bagigaho n'iki n'umuvumo ariko iyo hasa kugira uvamo wenda kuvuga ati Mana tubabarire twakoze wenda bari kubabarirwa n'isi ikababarira amen kandi amaze kwica be Imana yaramuje ngo n'umuntu wawe avuga ngo se ndabishinze Imana avuga ngo dore amaraso yari maraziga saba Imana avuga ngo ugiye kuri kigume uzakubona wese azakwica kandi yasabye imbabazi ariko ngo Mana icyo gihe mwaye ni kinini icyo gihe mwaye kirakomeye amen Yesu ashimye cyane basi Imana avuga ngo basi genda wigica muki ariko ugumeho ugume uzapfira igihe uzapfira ariko wigica muki ariko iyo ataza gusaba imbabazi yari kugenda
nta nubwo yari kurenga aho yari ari imbere y'Imana, yari kugera hariya agahura n'umwicara gutazi. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu mwana 18 akamureka nkaguke njye kwa data mbwire data, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe, ibihuye kwita umwana wawe ntakambukuza araguka. Arangije kuri 20 arahaguruka ajya kwasi. Haleluya. Yarabashije aribwira uyu munsi nureke njye nawe ukwibwira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Reka twongere kwisubiraho neza. Reka umuntu wese yagire igitekerezo mu mutima. Ese urebe aho wari uri n'injira, ukuntu wakundaga Imana niko ukiyikunda, ukuntu wakoreraga Imana niko ukiyikorera, ukuntu wakundaga guterana kwera niko ugiterana, ishyaka wari ufite n'ibyo ugifite. Amen. Tugwa muri byinshi, tugwa ku buryo butandukanye. Amen. Tugwa kuri data mu buryo butandukanye. Hari abava kuri data bakava ku murimo, hari abava kuri data bakava ku rukundo, hari byinshi. Reka uyu munsi njye nawe twongere twisubire. Yesu ashimwe cyane. Twongere gukora iki? Wongere wisubireho mu mutima wawe, witekerezeho, wongere wiyinire, uvuge ngo ariko ma urukundo nagukundaga ndacyarufite, cyangwa umwuka w'akamenyero wanjeho ndakumenyera, menyera yuko gukora ibyaha ntacyo bitwaye. Erega bene data gukora ibyaha si ukwica no gusambana gusa, no kuva ku murimo w'Imana n'icyaha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka buri muntu yitekereze, numara kwitekereza ukumva hari icyo waretse wakoraga ukaba utagira, icyo wakoraga ukaba utagikora, n'ibyo wakoraga ukaba utakibikora neza, wongeye kubwira Imana ngo Mana noneho ndagarutse, nari narataye iki, nari narataye gusenga kwanjye kwa mu gitondo, nari narataye kwihiriza kwanjye, nari narataye urukundo rwanjye rwo gufasha, nari narataye gusengera abandi. Amen. Ongera witekereze, ntacyo waba warataye. Haleluya. Ntunekerezeho, njyewe ndiyizi n'intege nke zanjye ndazizi, ndimo ndarwana nazo. Amen. Njyewe umubona ndimo ndarwana n'intege nke zanjye. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko ndazizi kandi nawe buri muntu wese urazizi, nimureke turwane n'izo ntege nke. Witekerezeho, ese nta cyaha cyakugarutseho wari wararetse? Amina. Uyu mwana ngo arahaguruka afata inzira asubira kwa se amusaba imbabazi. Ariko reka turebe karakiteri za data z'umubyeyi. Imana yacu ni umubyeyi, yiteguye kukwakira, yiteguye kongera kugusubiza ku buntu bw'Imana. Amen. Ariko 22 harimo ibintu byinshi bigera ngo nko ku icyera yamukoreye. Imana yacu ni umubyeyi. 22 dusomere. Ariko se abwira abagaragu be ati yihute, abagaragu twasimbutse nashakaga. 22 uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ibinkwiriye kwita umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu ati yihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike. Haleluya. Mumwambike impeta z'urutoki n'inkweto mu birenge. Ibi bintu byose bifite ikintu bisobanuye. Ise ngo amukuramo imyambaro yari yambaye, arangije amwambika imyambaro yindi, amwambika inkweto, arongera amuha impeta, ikimenyetso cya kindi twahoze tubwirwa mu ijambo rya mbere cy'umwuka wera. Arongera amuha ikimenyetso, arongera amusubiza ku mwana mu rugo. Ariko mbere ngo yamuboneye kure, akituruka iriya aramubona. Iyo tugitekereza data batureba, iyo utekereza gukora Imana bakureba, iyo utekereza kubigwamo bakureba.
baramubona. Ikintu cya mbere yakoze yari yukaza aramwakira aramugobera aramusoma. Haleluya, haleluya. Bamaze kumusoma aravuga ati umwambika imyenda, umwambika impeta. Aramuzana amugarura hehe? Mu rugo. Uyu munsi njye nawe Imana yongere dusubize mu buntu bwayo. Haleluya. Itugire ite? Ubuntu bwayo bwongere butubeho bwinshi. Reka turebe undi mwana. 25. Undi mwana niwe wasigaye mu rugo. ariko murumuna we w'imfura yari ari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu aramubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umana agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Haleluya, amen. Ngo nawe aramubwira ati mwana wawe, tubana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Uyu mwana wundi nawe yagarutse aza gukompereninga kwa se, aravuga turiya mwana wawe yaragiye, usigara hano, hari imirimo y'uru rugo, ariko ntigeze umwana agasekurume na kamwe byibuze. Amen. Uyu mwana nawe agera afite undi mwuka. Amen. Amen. Ramukango basinziye. Amen. Yesu ashimwe. Uyu mwana wa cyambere yaragiye, atwara ibyawe arabisambanisha, none turamwishimye, ariko njye nta kantu nakamurana. Aba bana nabo barahari mu rugo. Amen. Aba bana bagize gute? Barahari. Kwisuzume tutaba abo bana. Bana bakomeye. Ntabwo njyewe bandiri, ntabwo njyewe bamiki, ntabwo njyewe bandiru, ntabwo njyewe. Amen. Ariko data yaramubwiye ngo mwana wanjye, nubwo ubona wenda ntacyo nkwereka, nubwo ubona ntacyo naguhaye, ariko menya ko ibyo ruje byose ari ibyanjye, ni ibyawe. Haleluya. Hari umurage data tubiciye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni Paulo, ni Petero, ni Yohani mu Rwanda rwa mbere icyenda. Aravuga ngo erega turabana b'Imana, ngo kandi uko tuzasa ntabwo kuragira gute, ntabwo kurerekanwa. Haleluya. Ubu batubona ubu turabana b'Imana, bakubona bambaye ikanzu uri umwana w'Imana, bakubona musangira ibishyimbo uri umwana w'Imana. Haleluya. Uko tuzasa ntabwo kuragira gute, ntabwo kurerekanwa. Niyo mpamvu rero dukwiye kwihanga. Aramubwira tumva uriya mwana igituma nkora ibi byose yari yaragiye, ariko igituma nkozi ni uko narizi ko yapfuye none aragarutse. Haleluya. Yari ashimishijwe n'uko agarutse. Imana yishimira umutima ugarutse. Amen. Yishimira umutima wihanye, yishimira umuntu ugambiriye gusubira ku murimo, yishimira umuntu ugambiriye kureka icyaha, yishimira. Amen. Amen. Ntabwo ivuga nawe uhora mu murimo, nawe uhaborera kwishimira,
amen kubera ko utaguye mu byuke muri bo muri ntabwo abamarayika bakora bishima kubera ko wowe uhari ahubwo bishimira ugarutse mbese ashimwe cyane aya magambo simbizi niba arimo kumvikana ariko umwuka wera ari uhari kutwemeza no kudusobanurira gusa iyi ngingo nyamukuru iri muri aya magambo ni uko imana ari urukundo mbese ashimwe cyane irifuza ko wagaruka irifuza ko wakongera ugahabwa imbaraga irifuza ko wakongera ukayikorera irifuza ko bya bicuku byawe wongera ukabisenga irifuza ko kwa gusenga kwawe wongera ukagusubira amen irifuza ko wakongera ugafata bibiliya yawe ukayisoma irifuza ko wakongera ukiyiriza ugasenga irifuza ko wakongera ukagaruka mu materaniro nk'uko bisabwa irifuza yuko wakongera ukabwiriza ubutumwa bwiza biratangaje ko nakundana gutya aha hantu hangana gutya muharebe namwe ariko biratangaje ko nazira kwisiga ubu buri muntu wese agiye akaza nizo twabona mu twakwiza amen ariko kubera ko twamaze gusubira inyuma umuntu araryaho akaza kwicura saa tatu abandi akiruka akaza kwicara hamwe kubera umwuka wo kamenya ntawe ugifite ya mashusho yo kugaburira mudari ku muturanyi reka ndi uwo mbwiriza reka ndi kubikora wa mwuka ariko data aracyakubwira bana banjye ndabakunda nimwongere musubire kuri bya bintu nimwongere mubikorere nimwongere murabike nimwongere mubwirize nimwongere musenge nimwongere mugaruke haleluya uko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza kuko byanditswe bigize gute biranditswe byaranditswe haleluya ngo kubera ko byanditswe ushaka gukunda iki aya magambo yatekerejeho mu gitondo ushaka gukunda ubugingo ni ukuvuga ngo ubugingo burakundwa umuntu iyo ashaka gushaka umugore cyangwa umugabo arakunda habaho ingingo yitwa iki gukunda ngo niba hari umuntu ushaka gukunda ubugingo nakora iki nabuze ururimi rwe niba hari umuntu ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza aya magambo ari niba ushaka gukunda ubugingo kabiri ukaba ushaka kubona iminsi myiza oh haleluya ubwo ni ukuvuga ngo buri kintu gifite ikinyuranye niba umuntu adakunda ubugingo arabwara niba kandi abwara ntabwo azakora amen ngo kandi ushaka no kubona iminsi myiza ni ukuvuga ngo niba hari ukubona iminsi myiza harimo kubona imibi umuntu akabaho mu minsi mibi iminsi igahora ari mibi muri iri ngero zawe mu minsi nk'ubuhora mu minsi uraha azana ngo bisimo gukora ni ukuvuga ngo uyu muntu yitekereje akatakije nkwiye kuzajya nkoranyizwa mu gitondo kwa mbere nkakizwa kwa kabiri buri munsi nani stop amen no kubona iminsi myiza akora ikirere abuze ururimi rwe rutavuga ikibi agira gute abuze ururimi rwe ntiruvuga iki n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya niba hari umuntu ushaka gukunda ubugingo kandi akaba ashaka kubaho mu minsi myiza
Amen. Amen. Ngo nagira gute nabuze icyambe nabuze ururimi rwe ruvuga ibibi kabiri nagira gute nabuze umunwa we wavuga iby'uburiganya. komeze 11 kandi azibukira ibibi akora ibyiza kandi azibukira iki azibukire kuzibukira ni ijambo ry'ikinyarwanda wenda ni nk'uko nafata aka kantu nkarekura. Amen. ubu kibaraye n'icyago cyakwikubita hasi kigashwanyagurika ntabwo nakongera kukigarura ngo gitunge ngo nazibukire iki ikibi ntakizibukire kigende kigwire gishwanyagurike kive mu buzima bwe. Haleluya. Ariko iyo bibaye kuvuga ngo ndatereka mfata neza ndatereka muke kamere zanjye nkazifata nkazitereka hariya. Amen. Hanyuma mu gitondo nkongera nkasubirayo kuko naziteretse zitashwanyaguritse nkasubirayo nkatoraho hakurayo ka kamere k'umujinya bugacya mu gitondo akandi kakaza nkakurayo gutukana nkajya kumva ukuntu umuntu arimo aratukana kuko ntabwo yazibukiriye ngo bigwe hasi bishwanyagurike bibe ubushingwe. Yarafashe neza ashyira hano ku muhanda noneho mu gitondo kimwe agenda aza agaruka natondetse hariya nawara aza agatoraguraho kamwe gasubirana ukumva ngo joye imbere yasaga ajya guhagarara ku gatuti we akaririmba akabwiriza naradufashe dutereka hariya ariko tuvuga ngo nazibukire bigenda bishwanyagurike nujya gukora usange ni ubushwange ni ubushingwe ntabwo ubona kutora. Amen. ngo nazibukire bwacye mu gitondo agacuze kamwe asubirayo agera kuri ariko wibwa mwenya gatovu wenda reka ngende njye ntahembera njye nko mu biryo nta mukristo turi buhurire tuziranye ngende mweho kamwe genda ko naduteretse hari akurayo kamwe ugahita amasubirayo akurayo akandi ugasanga ejo twicaye mu gikundi turimo turanegurana turimo turavugana turimo turasebanya. ubu busa nkaho ari buto ariko imbere y'Imana ni bunini bidukuraho umwuka w'Imana bidukuraho amavuta y'Imana bidukuraho ubuntu bw'Imana biradukayura. Amen. ngo nazibukire iki ikibi nazibukire akora ibyiza akora iki ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. murumva rero data ngo nagende ashake amahoro kuyabona ni ukuyashaka ngo nagende ashakisha amahoro uburyo bwose bushoboka bwo gushaka amahoro. Amen. ayashakisha namara kuyashakisha ayasingire ayafate ayashyire mu mutima we ayashyire mu bitekerezo bye. Amen. Haleluya. kubera ko nagushyirangira dutora ariko iki mikoro iyo mbana bisasi kigashwanya mwari kuza mwere mugakubura nashakisha amahoro agire gute ayashyikire. Yesu ashimwe cyane. 12 aravuga kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi kubera ko amaso y'Uwiteka ari kuki ari ku bakiranutsi
ye ari ku byo basaba, n'amatwi ye ari ku byo basaba. Haleluya, amen. Ni ukuvuga ngo gusenga kwacu kurumvikana iyo dukiranuka, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. amen. Hano turimo kubona n'abantu, harimo umukiranutsi, harimo n'umukiranirwa, kandi bose Imana ibafitiye ingamba, ntabwo izifitiye umwe gusa mu bundi gihe. Iravuga ngo no, gusenga k'umukiranutsi Imana irakumva, ngo n'ijisho rye rihora rirureba, iyo ryagenda rirureba, iyo abyutse akagenda. Niyo mpamvu ubona tugenda tukagaruka tukaryama tukabyuka, umuntu akazana kuvuga ati naryamye amezi 6 sinapfa, undi akaza akavuga ati moto yari ingonzi Imana irandinda, undi akavuga ati nagiye kubona ngo Imana inkoreye igitangaza. Muri ubwo buryo, amen. Ijisho ry'Uwiteka rituriho no gusenga kwacu kumvikana, ariko ntabwo bigarukira n'umunyabyaha nawe afite ikimugeneye, ngo igitsuri cy'Uwiteka kiri kuki inkozi z'ibibi. Igitsuri cy'Uwiteka kiziriho, ushaka gukavuga se kubera kakamenyero, umuntu akavuga ati igitsuri cyayo kiriho hawe kuki ko umuntu asambana akazaza akabwiriza, akaza akabujoga wenda agatukana akarwana akavuga ibintu n'ibindi, mu gitondo twamufashe mikoro hano wabwiriza aririmba Imana ko nta kiramutwara. Come on, rebe kumva Imana iri senge. Umurongo wa 16. Haleluya, amen. Aya magambo asa n'akarishye, ariko reka mbabwire abarimo kugusumamo abantu bakomeye. Amen. Uyu munsi wa none bice Zaburi ya 16, reka mbabwire aya magambo twumvira hano bameze nk'akomeye, ariko reka mbabwire arimo aradukomeza. Aya magambo n'uyumva ukayashyiraho umwete ukayumvira, ntabwo ejo uzabura umukristo utwarwa n'umuyaga. Haleluya. Uyu munsi nshobora kutakubwira ngo Imana iguhaye, ariko kutabikubwira kwawe si cyo kibuza Imana kuyivuga. Haleluya. Nshobora kutakubwira ngo Imana irakwambitse, ariko kutabivuga kwanjye si byo bihagarika Imana kubikora. Amen. Ariko uyu munsi nshobora kukubwira ngo nimureke dukiranuke, ibyo bintu byose Imana ikabizana kubwo gukiranuka. Iyo Imana ijisho ry'Uwiteka yakwite ku muntu wayo, ngo ari ugutwi kwayo kugahora kumva. Amen. Mwongere mwongere nishimwe ko muri bake avuze ngo iki, hari igihe twishuka umuntu akabona ko ibyo akora akamara kwicara, wenda ntagira n'umurondora ngo amubwire ngo agire ku cyangwa Imana yavuze ngo nimwihane, ngo ejo wavuyezaga, ngo ejo waratukanye, ngo ejo wararwanye, ukabona ntabwo bibaye. Imana yagize iyo tutumvishe rero iratweka. Ariko umunyabyaha we, ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wirihuriza iki kuvuga amategeko yawe? Iki ni ikibazo Imana irimo ibazane umunyabyaha, ngo wiruhiriza iki? Yego, kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe, ugure inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye, ukayireza. Mutekereze ijambo kwireza. Amen. Ijambo riravuga, ntabwo byakanyuza ngo ryinjire mu bwonko rikuvemo, umuntu akarirenza gutya ikigwira inyuma iri, akamara amasaha yose yahavuka akagenda uko yaje. Cyose ariko kuki runaka adahinduka, wari cyadahinduka. Amagambo y'Imana yaje imbere, ariko ahora avuga amategeko, ahora ugura inyanga guhanwa. Gukomeza aho wabigejeje, ugure inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye. Kubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi.
ushyira ibibi mu kanwa kawe. Ushyira ibibi mu kanwa kawe. Niba hari ikintu Imana ifuhira cyane ni akanwa k'umukiranutsi. Ntabwo yifuza kubona umuntu yivugira ngo yongere avuge ibibi. Ntabwo yifuza kubona akanwa kayirabya ngo kongere gacemo ibindi bintu. Buri Imana irafuha kurusha abagabo. Niba hari abafuha nawe, amen. Umugabo iyo yagushatse ntabwo ashaka kubona undi mugabo wundi mugirana umusabana, amen. Ashaka umuhungu we, kandi ubwo ni urukundo. Imana rero irafuha, ntabwo ishaka kubona umuntu uhagaze hano ayihimbaza ayivugira ngo nirangiza yongere mbone akanwa ke kanyura n'ibindi. Haleluya, amen. Ntabwo ishaka. Mureke tubyihane, mureke dukora iki? Kandi ubuntu bwaho dutoye kubuzaniye abantu akaga. Umuntu akareka gusambana, umuntu akareka kwiba, umuntu akareka, ariko agasigara utugambo. Muzi ikintu cyatumye Kanani avuga byaturutse kuri se. Umwuzure urangije Nowa yarahinze areza, umuzabibu umaze kwera arera, aranywa, arasiba. Umuhungu we muhereza amusanga mu ihema yasinze. Amen. Haleluya. Amen. Tuzamure Imana icyubahiro. Ongera uvuge ngo haleluya. 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 Urashoboye. Muzi ikintu cyatumye uriya muhungu umwana wavuna yasanze se yasinze, amaze kubona ariruka rurimi reke tubwitondere. Nushaka uzabwira Imana genda musitukorere narwamwitinze ntuzongere kugira ikibi uvuga. Buri gitondo ndakuvuga umwana kumwe rwamwizirike ntuvuge ibibi, mbese mbona dutongera. Amen. Ariko sibwo ni ibitekerezo biva muri twebwe by'uri. Umuntu aratekereza yaza akamenya ko bivuge, mubwire, mutuke, musomere, mwe. Ariko byasubire. Amen. Ariko iyo uvuze ngo no simbivuga ubu nesheje. Amen. Umuhungu rero yarabyutse abona se yasinze ari mu ihema, ngo nawe wasinze uko wabigereye, wenda yari yiyamije ntawamenya, ntacyo biri tubwira kuri detaye, ariko yari yasinze. Asubirayo barabivuga, abandi babyumvishe bafata umwenda bawushyira ku bitugu baraza batwikira ubwambure bwasi. Ibyo byose ntibamusize aho wenda mu kirambi cyangwa mu muryango w'ihema, ubwo bararundaguze bashyira mu buriri. Amen. Yesu abyutse asanga yari yasinze, nawe yari yaryamye, se waryamye, imyenda yari yambaye siyo yambaye. Avuga ati byagenze bite? Baramusobanurira, ariko bamubwira ko n'umuhungu wagiye kumuvuga ni Hama aravuga ati nuko byagenze. Aravuga ati havumwe Kanani yari umwuzukuru wa Nowa. Yumva kuvuma uwabikoze. Buri mwana reka mubwire, umwana ni ikintu gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Ababyeyi muri bubyumve, umwana wo kugira ngo umwana arware warwara, umwana wo kugira ngo umwana asonze wasonze. Ngira gutya nabona telefone yo ku kigo hamagaye, wenda bashaka kumbwira ati ejo tuzakora ibizamini, wenda muzane fayiro wenda iki. Ubu habaye iki? Araguye se mbese umubyeyi nawe ntabwo uzabyuka reka mvume umwana wawe. Arangije aravuga ngo wowe zo ni imbaraga z'ururimi, uzaba umugaragu w'iki? W'abagaragu. Ntabwo uri kuvuga ngo uzaba byibuze umugaragu wa bakuru bawe, uzaba umukozi w'abakozi ba bakuru bawe. Icyo kintu muracyumva? Bakuru bawe bafite bakuru bazaba bafite abakozi. Noneho ntabwo azaba abakozi, ntabwo azakorera abakozi, azaba umukozi w'abakozi.
murabyumva ariko kubera iki akantu gato yavuze. Ururimi rero ni ikintu gikomeye. Mushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. 20 wicara uvuga nabi mwene so ubeshyera mwene nyoko. Urumva aya magambo kunakakaye ni Bibiliya singewe, hano ababwiye ngo nayanjye nawe nayawe. Iyo umuntu agize gutya biba bimeze bite? ariko izindi zivuga ngo iri jambo 70% n'ibyanjye duhagaze hano uhagara nandi naya. Amen. Biratureba twese. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so ubeshyera mwene. Ibyo urabikora ntagira gute ukibwira yuko nawe rwose. Dore rero ingingo aho ruzingiye turabikora tukajyana Imana ntacyo bimutwara. Ntabyuka nkakora ibyaha bakabwira mbese ko ntacyo nabaye nakabagakora ibyaha akazana akaririmba yamenaguritse ntacyo bintwara. Undi akaza akicara mu nzu y'Imana akavuga akigendera akabona ntayo, ariko urako urubanza ngo urabikora hagira gute ugakora iki ukagira ngo manywe nawe rwose. Makumyabiri na rimwe ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko manywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe kubikurikira. Urumva ntabwo uvuze ngo nza rimwe igihe gikwiye nzagirane nzaguhana hanyuma bigende bite uko byose bigira nta na kamwe kazahera. Na twa tundi twavugaga twicaye ku miryango y'inzu yacu, ariko n'ibibona ujyana kumuyivire ujyana ariko n'ibibona ngo ukuntu atwigisha yoro ujyana muri ariko mama ukuntu aririmba ubwo wenda uko niko mbashije kuvuga, ariko hari utumvira. Amen. Amen. Ngo byose hagasigaye yo naka nzabigira gute nukuba ngo hari depo. Nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Iyi Imana yagushishimuye ntawe umukiza nshuti yawe. Haleluya. Uyu munsi reka mbabwire turimo twumva aya magambo akakaye. Turabizi neza ko iyi minsi hari izindi nyigisho zihari zisituretinga amarangamutima y'abantu bakishima bagasimbuka bigacika. Ariko reka mbabwire ikintu Imana dushakaho ni ikintu kimwe, nuko itwiharira yo yonyine, ikatwiharira ikiharira ibitekerezo ikiharira ubwonko bwawe ikatwiharira yo gusa, ntihagire ikindi bibangikanye nayo. Ngo kandi 23 unambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Amen. Utunganya ingeso nzamwereka iki? Haleluya. Ndabizi ko bikakaye ko aya magambo wenda akomeye, ariko harageze ko tubigiye bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kugira ngo Imana iguhaye ibijumba n'abapagani barabifite, barya ni byiza kuturusha. Yesu ashimwe cyane. Kuba Imana iguhaye ibijumba ntacyo bimaze. Amen. Ariko reka mbabwire Imana ikigushakaho ni uko ikwiharira, ikakwiharira ikiharira ingeso zawe, ikiharira ibitekerezo byawe, ikiharira umunwa wawe, ikiharira amagambo yawe, ikiharira ikakwiharira. Imana ikakwiharira ibitekerezo byawe, ikabyiharira akanwa kawe. Apana guhura n'umuntu wamusuhuza wambwira ngo mwiriwe utiwe nta kigenda, numva nenda gusara. Numva nenda gusara
dusenge yesu ashimwe ese muzagaruka njye mwene data tugiye kwitanga jado claude jean claude uzagaruka kudusura cyangwa byakubiri ibyacu n'ibya bibiliya